Hello guys, nizere ko mumeze neza cyane. Iyi ni ICT Rwanda. Uyu munsi rero tukuzaniye akantu k'ubwenge kameze neza ku bantu bakunda match, ku football, ku bantu bakunda kureba imipira yo hanze, abantu bakunda kubetinga. Umva aka kantu ntikakwiye kugucika. Ni application ikwereka match ziri live cyangwa se ziri buze kuba. Mu gihe ukeneye kubetinga ukamenya ahantu uri bubetinge, ukamenya ikipe uri buterekereho amafaranga, ndetse wakenera no kuzireba ukoresheje telefone yawe, naho ukareba match mu gihe wanabetinze, ukareba ugakurikirana akantu ku kandi, ugakurikirana ipari yawe ndetse ugakurikirana na match live kuri telefone yawe. Ntabwo ari bya bindi bizagusaba ngo uzajya kugura za bonoma zigiye zitandukanye. Hoya, nimba ufite telefone ukaba ufite data zawe wiguriye, aka kantu ntabwo ukwiye kugucika, kuko kureba match ni uko ufite data. Ikindi ukaba ufite telefone nyine ikora neza ku buryo network zayo zitagenda zihagarara ngo urebe amashusho y'ibice. Hoya, uzatinze rero kanze tukwereke iyo application izagufasha muri ibyo bintu byose bigiye bitandukanye. ICT Rwanda, isoko y'ubumenyi bugezweho mu ikoranabuhanga. Kanzwe noneho urafata telefone yawe ujye muri Play Store ku bakoresha Android, ku bakoresha iPhone ni App Store. Ujye muri Play Store aho usanzwe ugite ushakira ama application agiye atandukanye. Noneho ujye muri search yayo wandikemo cyangwa se usacinge Hola Football. Ni aka application gatoya rwose, ntabwo gasaba kuba kakwiyesitara igihe kinini. Kuri network yawe rwose igenda neza, byibuze amasegonda 15 kaba karangiye. Application rero nta yindi ni iyi ngiyi ubona iri mu ibara ry'umutuku, iherekejwe n'akantu k'akabaro inyuma. Twe twamaze kuyesitara kuko dusanzwe dukoresha iyi application. Nimba utari wayikoresha na rimwe, urakanda handitse install, then uyesitare. Numara kuyesitara urahita ugira ute, urahita ukanda hano hari open. Ni features zayo ni urabona ni izi ngizi, baguha line up za match, bakaguha uko match iri kugenda, buri kantu kose bagute, baguha update. None icyo urakora umaze kuyesitara urakanda hano kuri open. Numara kuyopeninga iraza bimeze gutya. Urabona hano bari kuvuga skip cyangwa se next. Icyo urakora urakanda hano kuri next, then done, dukomeze. Nugera hano urahita ukora icyo bita allow, kugira ngo iyi application ijye ikohereza buri notification ihari. Nimba ari match ihari uwo munsi babikumenyeshe bukiri kare. Nimba urakora ipari uyikore bukiri kare, kugira ngo ubashe gukorera ku bikubo bimeze neza. Urabizi neza ko iyo ugiye gukora ipari ibiko bigenda bigabanuka uko match yegereje kuba. Urakora hehe hano kuri allow, then urebe match zihari uyu munsi. Urabona uyu munsi dufite ni tariki 10 nizo dufite. Hari match rero zihari saa 12:45. Urabona hari match ya Chelsea yitwa Regia, ntuzi ndayizi, ubwo aba betting abo barazizi. Izi ni match zihari zose. Hari saa 12:45, hari saa 2, hari match zihari za Manchester nayo ihari saa 3, hirakina na Olympique. Hari match zihari nayo ya saa 3 naho. Uyu munsi hari match, urabona ni match zigiye zitandukanye. Hari match ya Tottenham, nizizaba mu minsi ikurikiye nazo yuzute urazibona. Nimba uri wo gukora ipari ukoresha za Gorilla, za Forza Bet, za Bet Power n'izindi bet zigiye zitandukanye, nahawe kugira ngo urebe match zihari ukore ipari yawe bimeze neza. Noneho nimugoroba kuri izi match baza kubakorera video tubereka uburyo wazireba, kuko ubu ngubu nta match zihari ziri live ziri gukina. Iyo match iri live urabona hano hari isaha, urabona bari kuvuganya n'amasaha agiye asigaye. Urabona ko bigiye biri kugenda biri gutera. Hano iyo match iri live bahita bavuga ati watch match. Nyina kuvuga ati ukande match uyirebe.
kuri data zawe rero wiguriye kuri telefone yawe utiriwe urajya kuvumba umupira ngo hehe ngo ku baturanyi, urajya kuvumba match mu kabari ngo bati nje kureba match nta faranga gicupa nifitiye hoya, nawe match wawe wagira ute wayireba kandi ukayirangiza neza. So urabona noneho haba harimo match zigiye zitandukanye, ukanda hano hakora akantu k'agakombe, urabona kari hano, urabona hari ama league, hari Champions League, European Premier, za FA Cup, ni champion nyinshi ziba zirimo, uhitamo iyo ushaka ukareba uko bimeze. Reka turebe wenda hano muri Premier League turebe ngo match zihari ryari. Okay, urategereza gatoya nyine kuri network yawe, bishobora kwihuta nanga bigatinda biterwa na network ufite. Nako nje ndi kubona ubu ngubu noneho iri gutinda, ubwo sinzi network ngo nicyo kibazo gihari, ariko nuko nguko biba bimeze. Match zihari barazikwereka ukazireba neza cyane. So guys, nyimba kano kantu wari ugakeneye cyangwa se uzi n'umuntu ugakeneye, kora share rwose, ukanda kuri subscribe ho kuri ako ka buto k'umutuku ho. Ndabizi ni ibintu bitagoye, ni ibintu bitaguhombya, gakandeho rwose pe, kugira ngo ujye ubasha kubona buri update yose dushizeho, ndetse wibuka no gukanda kunzogera, kuko iyo udakanze kunzogera ntabwo wabona buri video dushizeho cyashya n'ibindi biganiro, ndetse ntabwo wajya ugenda ubibona kuko hagenda dukora umunsi ku munsi. So reka tuze kubona noneho kuri izi match ziri muri aya masaha ari imbere, kugira ngo tubashe kuza kurute gukomprima ko ibi twakoze ari byo koko kandi ari ihame. So reka tuze kubona mu masaha ari imbere. ICT Rwanda, isoko y'ubumenyi bugezweho mu ikoranabuhanga.